Hey, what's up? What's up? Scratchthedj here. Good morning! Niba ushaka gutestinga iyo rigs, genda ukodesha iyo modoka icyumweru, ukwezi uyigendemo ubyumve. Niba ushaka gutestinga kuba muri château, genda uyikodeshe icyumweru, weekend, ukwezi ubyumve. Noneho uvuga ati ngiye gukora cyane noneho ku buryo nzayigura. Ariko niba atari ibyo, nshuti yanjye urabura gutakaza amafaranga wawe ushobora kuba washyira mu bumenyi kugira ngo wongere ubumenyi bwawe, experience yawe. Mukomere cyane n'umusore wanyu Scratchthedj, umwete, guhinduka no gutera imbere hamwe nibyo dushyira imbere kuri ino chaîne, kuri uru rubuga. Uyu munsi mbafitiye inkuru iryoshye, ni story time. Ni inkuru iryoshye cyane ku muntu umushyashya. Nagira ngo ngusobanurire ibyo uzasanga kuri ino chaîne. Harimo ibintu bigutera motivation, bigutera umwete, ibintu bituma uhinduka ukaba wa wundi utekereza ushaka kugeraho, transformation. Ibyo nibyo bintu bikiri imbere cyane. Ibyo ngibyo urabyumva no mu nyigisho y'uyu munsi muri iyi story ngiye kubatera. Nkora muri domaine ya finance. Ni Imana nagize kugira ngo nyisangemo, ariko burya icyo umuntu atekereza, icyo umuntu ikintu arwayeho nicyo ahura nacyo cyane mu buzima. Duhura n'ibintu tuba twashyize mu mutwe wacu, tuba twatekerejeho. Ntabwo bijya bipfa kuba ari ibintu bishyashya. Nimba ari ikintu utinya, ufiteho ubwoba, uzahura nacyo byanze bikunze, kubera ari bwo bwoba ufite, nicyo kintu utekerezaho igihe kinini. Nimba ikintu utekerezaho igihe kinini ari ibintu byiza, uzahura nabyo. Reka mbikubwire muri ino story. Umuntu tumaze guhura ni inshuti yanjye. Kugira inshuti ni ibintu byiza cyane, birafasha kuko inshuti ikugeza ahandi hantu utatekerezaga, ituma utekereza ubundi buryo, utekereza kugira ngo utere imbere ugere ku yindi nivo y'ubuzima, ubuzima bujye hejuru, mufashanye. Nibyo cyiza cyo kugira inshuti. Reka njye muri story kugira ngo ubyumve neza. Arampamagara kuko ni umukiriya wanjye muri bya finance nkora, hanyuma aranganiriza. Dukunda kuganira cyane kuko afite yakoze business ye yo kogosha. Kugira ngo ayigereho ko tuziranyashize igihe kinini, twahuye gutya kuri university turi kwiga mu masomo, tumenyanaho nka kangahe, hanyuma dukomeza kujya dukurikira, nkajya muhamagara akaza kanyogosha, nkamwishyura akongera akagenda. Yatangiye yogosha abantu, aza kubasanga mu rugo iwabo akabogosha, yazanye ibyuma ibyo akeneye byose n'ibikubuzo, ku buryo byose yabikoraga. Mbese urumva yari service nziza ko yagusangaga aho uri. Nibyo bintu abantu baba hano mu mahanga bakora. Iyo ngicyo ni igitekerezo n'abandi bantu bashobora kujya bakora, uretse ko n'abandi baranabikora. Urugero rusanzwe ni nk'abasuka. Baza mu nzu, baza bagusanga iwawe, bakagusuka, ukabareza make agakomeza. Muri aya mahanga urumva biba bihenze kurushaho, kuko yashyiramo essence. Nimba ari business ni business, ni umuntu ukora business ugomba bagomba gutanga service kandi akabyazamo umusaruro. Nyuma yaho yari bashaka inzu akoreramo business, ageraho arayibona. Yarategereje, nabyo nabimubajije mu kiganiro twagiranye mu kanya. Arambwira ati namweretse byagufasha igihe kingana gute. Byamufashe umwaka n'igice. Arambwira ati iyo ni quality ya mbere ufite, kwihangana ugategereza ukagera ku cyo ushaka. Wayishakaga ahantu hameze gutya muri iyi zone, komeza urashakisha ugeraho uyigwaho, kandi uyigwaho nziza, ahantu heza. Ndamubwira ati iyo ni quality nziza cyane nk'umuntu ushaka gukora ibyashara akagera imbere, kuko ahantu ushyize business yawe hakongerera amafaranga bitewe n'ukuntu hahagaze neza. Iyo ari business nziza ariko itari ahantu heza,
ntabwo wunguka, ntabwo ugira abakiriya. Naravuga ati nibyo. Noneho uno munsi yarampamagaye ashaka kumbwira ati hari amafaranga mucungira ngo ashaka ko murekurira akore, hari arakeneye kuyakoresha ibintu byumvikana amafaranga ye, ntabwo ari ikibazo. None ndamubwira ati ikintu uri gutekereza gukora ni byiza cyane, nkunda ko uri businessman utekereza ejo n'ejo bundi hazaza. Noneho ndamubwira ati yarafite igitekerezo ngo yashaka guhindura imodoka. Muri ibihugu byateye imbere cyane cyane nkunda kuvuga gutyo, ariko muri Amerika no muri Burayi abantu bahaba, iyi message ni nziza kuri mwebwe kugira ngo mubimenye, kugira ngo mumenye uko mutera imbere. Mu ma video nagiye nkora harimo iyo ndashyiraho hano hejuru ivuga ku mwitozo wa mbere wo kumenya icyo ushaka. Aho ngaho iyo wabyanditse ukora inzira zose zishoboka kugira ngo ubigereho. Ariho handi navuze yuko ikintu washyize mu mutwe wawe ukigeraho byanze bikunze, ukora uburyo bwose ushaka ukakigeraho. Niyo mpamvu imitekerereze tugomba kuyihindura mu bundi buryo kugira ngo tubigereho ku buryo bwunguka kurushaho, niko nabivuga. Ndi kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Noneho ubwo ngubwo naramubwira ati ashaka guhindura imodoka. Hano iyo umuntu aguze imodoka ahantu wayiguze bagenda bakuha amapublicité abwira ati imodoka yawe imaze gusaza, wafata indi nshyashya, urabona imihanda imeze gutya muri iveri, bizagenda gutya, ni byiza ko waba ufite imodoka imeze gutya na gutya. Icyo tukivanyeho natwe ubwacu hari ibyo tuba ibyifuzo byacu, gushaka imodoka nziza imeze gutya. Kubera iki? Ibindi buri wese afite impamvu ze. Nawe ndumva ufite impamvu zawe washaka kugura imodoka nziza ukicaramo ukumva umeze neza. We yambwiye ati ashaka kwicaramo kuko ashaka kuba nk'umukire, yumve ko yicayemo akamenya agaciro kabyo. Aravuga ati njyewe ndifashije, ati hari nivo nzingezeho, ndashaka kugera kuri ndiyo hejuru. Ariyo mpamvu nshaka guhindura imodoka, nkafata imodoka imeze gutya. Mu gihe abimbwiye gutyo ndamubwira ati imodoka ushaka kugura ni iyihe modoka? Nzi ko afite business ari gukora. Sanga imodoka ari anyereka imodoka imwe ati Benz, Mercedes. Urundi ruhande ni ubundi bwoko bw'imodoka ariko buciriritse ku ruhande. Ariko iyo yanyeretse ni Benz, niyo ibyifuzo bye yifuza. Namubaza se kuri gukora business yawe ufite ubushobozi bwo kuyongera ukayishyira ku yindi level yindi yo hejuru ku buryo wunguka menshi kurushaho. Kuki ushaka gushyira amafaranga wakoreye urushye ukayabika ku ruhande ukayazigama? Kuki ushaka kuyatanga mu kintu kitakwinjiriza amafaranga? Namubaza se iyo modoka izakwinjiriza amafaranga ite? Ati ngo atagiye ku kazi, ataje kuri ako kazi ntabwo yakunguka amafaranga. Ndamubwira ati uguze imodoka ya 500, araseka. Imodoka igenda wakora ako kazi, ntabwo imodoka ari yo tondeze ukeneye, ntabwo imodoka ari amavuta ukoresha, ntabwo imodoka ari ya service utanga. Ariko mbere yuko dukora umwitozo ndamubwira ati ibintu uvuga biri interesting, ndagira ngo twicare hamwe tubiganireho neza nk'inshuti kugira ngo dutekereze hamwe. Kuko iyo nzira nanjye maze kuyinyuramo, kuko nk'umwitozo mwabonyemo aho ngaho cyangwa muzasangamo muri iyo video nashyize hano hejuru, narawukoze. Noneho nafunguye igitabo cyanjye mazemo imyaka 9 ncyandikamo, mbona ukuntu nagiye mpindura ibitekerezo byanjye. Ndamwibutsa ngo ati icyo gitabo ejo bundi nagisubiyemo, nirebye mbona ibintu nagiye nkora mpindura. Imodoka yanjye naguze yari ihenze bwa mbere, ariko kuko nari nateguye nuko biza amassurance bizantwara, nateguye na essence bizajya bintwara, byose byari bibaza, byose bikanyuramo neza. Ariko ku rundi ruhande hari ibindi bipfa kubera ko ni sacrifice ubu utanze. Kugira ngo ugere ku kintu hari sacrifices utanga, byanze bikunze. Ni wowe kumenya izo ushaka gutanga kugira ngo biguha agaciro k'ibyo ushaka. Ndamubwira ati
nuyihindura imodoka ukayifata nibyo, ariko hari ibindi uzigoma. Icya mbere, assurance zaguhenda cyane. Hano turi muri Amerika, benzi ntizikorwa muri Amerika, bazifatira ahantu uzisigaye ziri muri Brazil. Ubwo rero iyo zaje hano ni imodoka iri luxurieux, ubwo urumva yuko ihenze kurushaho, assurance irabihenze kurushaho. Mubwiye gutyo yesabwa ati no ubwo nzahita njya kuri etape ya kabiri. Navuga ati ni wowe hitamo, ariko ngiye nkubwiye ibyo nkurikije kuko ndi muri iyo domaine, mbibona mbizi, bifiteho information. Ati nibyo ngo ufite rezo. Ati sawa. Noneho namwe ati se imodoka yawe kukiri nziza, ni imodoka yo mu 2010, ni imodoka yo mu 2014. Kuki ushaka kuyihindura nonaha? Uyimana igihe kingana gute? Imyaka 2. Namwe ati okay, reka dukore ikintu gitoya twitonze, dukore imibare. Mbere yayo wari ufite indi modoka yarakoraga, sibyo? Iyo modoka wayigendagamo ukaza mu rugo ukansanga, ukanyogosha, ukagenda ukajya no kubandi ukabogosha, kuko yabikoraga aniga. Iyo modoka yagufashe neza, wayifashe neza, uranayigurisha nta kibazo. Reka turebe imodoka yawe assurance ufite uyishyura ngahe ku mwaka? Ni 1000. Ushyiramo essence yangahe? 60 ku cyumweru. Tuvuga ati okay, ku mwaka ubwo ni hafi 2880. Okay, tuvuga ati sawa. Ni bigusaba ngahe kugira ngo uyikorere service ikomeze imeze neza? Tuvuga ati shiraho 1000. Turabara tubona bigeze muri 4,800. Tuvuga ati dufate umubare uri wuzuye, dufate ko ari 5,000 ku mwaka bigusaba gutunga iyo modoka. Sawa. Dusubire inyuma. Wari ufite iyi modoka yindi yari Mazda, yafite ubu ngubu niyo ndaye. Iyo yindi yo byari bimeze bite? Difference muri ibi ngibi. Assurance yarangaye. Assurance yari 500 kumanura munsi y'ingiye. Okay, 500. Ibindi ravuga cyari kimwe. Okay, tuvuge okay, tuyifate ko ari kimwe, nta kibazo. Ubwo muri izo modoka ebyiri, iyo akomezanya n'iya mbere akageza n'ubu yari kubikiriho kandi ikora neza nta kibazo. Ati ni 500, imyaka 2 bibyara 1000 amaze gutakaza ku ruhande ku modoka yindi cyashya, kandi ni nziza, imeze neza kurusha iya mbere. Ndamwe ati none ubu ngubu ugiye kugura indi modoka, sinzi nimba ni 500 ziyongeraho, sinzi arangaye ziyongeraho, ariko byanze bikunze iziyongeraho kuko ari umwaka uri hejuru. Abati nibyo, ariko kuko nanjye nshaka kujya muri niveau yo hejuru. Namwe ati kujya kuri niveau yo hejuru, ese urongera ibintu bikuvana amafaranga mu mufuka, cyangwa urongera ibintu mu mutwe wawe umenye ubumenyi bukubyareramo umusaruro? Ndamubaza nti ujya hano muri Quebec ari nita 5-7, no kuvuga na amasaha 2 abantu bahuramo hagati ya saa 11 na saa 1. Akenshi bahurira nko mu kabari cyangwa muri restaurant cyangwa se muri salle, hari ibintu cyo kunywa n'icyo kuryaho cyoroshye, bakaganira, bagakora ibyo bita réseautage, networking. Noneho ukamenya ibitekerezo by'abandi bantu bari muri domaine urimo, aba professionnel cyangwa se aba entrepreneur cyangwa se abakozi runaka, babikora muri forume nyinshi. Nabati izaba entrepreneur ujye uzijyamo? Ati oya. None se uzagira ibitekerezo byo guteza imbere business yawe, umenye ikintu wakongeramo kikuzanira amafaranga imbere gute? Abati siko ibyo. Mbwa ati ayo masenka seti nimba ugiye muri 5 mu mwaka cyangwa 6 mu mwaka, rimwe buri mezi 2, bishobora kuba byagutwara amadolari atageze kuri 50 kuyijyamo. Nyuma ya 50 gukuba 6 inshuro 6 mu mwaka, ayo ni 300. Ayo 300 urumva ko ari ya assurance wongeje ku modoka yawe. Ariko ugiye muri izo networking z'aba entrepreneur 6 mu mwaka umwe,
uri buvanemo ibitekerezo bigufasha muri business yawe, n'abandi bantu ushobora gukorana cyangwa se bakuzanira abandi bakiriya, bikongera amafaranga winjiza muri business yawe. Imodoka iracyakora akazi kayo, ntabwo nta cyahindutseho. Ikintu gihinduka ni ubumenyi n'amafaranga yandi ashobora kwinjira. Kuko muri abo bantu muhuye ukavuga ati ngiye mfite business yo nogosha abantu, ushobora kukogosha nkawe nawe ukogosha neza gutya, n'undi mukiriya mushyashya ubonye ashobora kuza mukaganira akaguha ibitekerezo by'ukuntu business yawe uyiteza imbere kurushaho, ibintu wahinduramo, ibintu wakongeramo. Ni mu mutwe, ni ibindi bitekerezo. Avuga ati uko ari byo koko. Namwe ati rero iyo modoka yenda ushaka kugura, urimo urivanamo ubushobozi bwo kuba watera imbere utiriwe wongera ibyo utangaho amafaranga. Namwe ati ndamubwira nti tekereza, ntabwo ndi hano kugira ngo mujudginge, ndi hano kugira ngo utekereze. Kuko benshi mu rubyiruko tungana muri iki kinyejana, muri ibi bihugu, muri izi situation, ni bake bafata umwanya wo kuganira kuri ibi ngibi, bakabyigaho, bakabyanaliza kugira ngo babashe kugira ikindi kintu batera imbere. Ndavuga ati abo tungana, nimba ari ku ishuri afite ibibazo byo ku ishuri, ari gutekereza ibyo ku ishuri, gufata umwanya wo guteka, gufata umwanya wo kwiga n'iki, ni byiza kuko ari ku ishuri, ari gushyira ubwenge mu mutwe azakoresha kugira ngo umushahara wiyongere, revenue ziyongere. Nimba atari nguwo nuvuye ku kazi, ashobora kuba akora ahantu akazi atishimiye, cyangwa se akora nko mu ruganda, arimo arakora cyane n'ingufu nyinshi, ageze mu rugo ananiwe, agomba guteka, akareba uburyo yitegura ejo. Nibyo ngibyo arimo. Icyo gihe ari kubikora, aba ari kumva wenda umuziki, cyangwa se nimba ari umuntu uzi ubwenge, ari kumva ibintu nk'igitabo kuri audio yashyizemo nko muri YouTube, kugira ngo ateke yumva ubumenyi bwinjira mu mutwe we, cyangwa se ibiganiro nk'amakonferanse, cyangwa se ari kuri YouTube, cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Uwo nguwo ni umuntu uri kuvuga ati ndi gukora kugira ngo mbike amafaranga menshi, hanyuma menye n'ubumenyi, ejo nzakore ikintu cyiza, nkemura ibibazo ibi n'ibi kugira ngo mbone amafaranga menshi. Ndamubwira ati uwo nguwo ni uzi ubwenge. Twebwe dufashe isaha n'igice turi kwanaliza ubuzima turimo, imitekerereze yacu, kugira ngo tubashe guhindura imitekerereze, twungurane ubwenge, turebe ejo hazaza, tuhateganye, turebe ikintu twazakoramo. Aravuga ati ibintu tuganiriye, yafashe urupapuro arandika imbere n'inyuma, avuga ati ibi ni byinshi ntabwo yarabizi. Nibe namugiye musangiza, nagiye niga kuri YouTube hirya no hino, ko njye nafashe umwanya wanjye wo kubyiga. Ni ibintu nanyuzemo hashize imyaka 9 yose. Ndamubwira ati vision 2020 niyo ngiye gukora noneho. Etape ngezeho ni iyindi, yuko ubumenyi mfite burahagije no kubishyira mu bikorwa. Nibyo nari kumwereka. Aravuga ati nibyo. Nawe ati dukomeze tubiganireho, tujye tubiganiraho, twungurane ibitekerezo, dufashe n'abagenzi bacu kugira ngo dukomeze dutere imbere twese hamwe. Hari ibintu byinshi duhura nabyo bikatubloka twebwe ubwacu, kubera ko tudafashe umwanya wo kubitekerezaho. Hari byinshi cyane twaganiriye, ntabwo byose nabigarukaho. Navuze ati reka mbabwira ku gastori gatoya kugira ngo namwe bibafashe gutekereza. Icyo nzi ko akunda gutekereza, kugira ngo ati ashaka kuba millionaire, ashaka kuinvestisa muri Afrika, arashaka kugenda muri izo modoka, kuba mu buzima buhenze. Navuga ati umukire ukuntu atekereza, iyo atekereza ibintu nk'ibyo ngibyo, aravuga ati reka fata umwanya wanjye nige buri kintu cyose cyabingezaho, hanyuma ngishyire mu buryo mbi testing. Yambwira ngo kugenda mu modoka ya Benz no gutestinga, kumva nk'umukire. Nawe ati ushaka gutestinga kumva nk'umukire utwaye Benz, genda uyikodesha, kuko nuyikodesha bazaguha exigence, bazagusaba ibintu birenze ibyo wowe wakora ari iyawe. Urugero,
bazakubwira ngo nuyigarura hari nk'umuntu wanyujijeho igiceri agashwaraturaho urishyura amafaranga yo kuhakoresha, ariko ari yawe umuntu akabikora ni gatoya nta kibazo. Ariko uzi ko ari indi muntu uri bwishyure, icyo gihe ubifata neza. Ndamubwira ati nimba ushaka gutesitinga iyo rigisi, genda ukodesha iyo modoka icyumweru, ukwezi uyigendemo ubyumve. Nimba ushaka gutesitinga kuba muri château, genda uyikodeshe icyumweru, weekend, ukwezi ubyumve. Noneho uvuga ati ngiye gukora cyane noneho ku buryo nzayigura, ngiye kwiga ku buryo menya ubumenyi bunyeza umushahara, byongeza revenue, hanyuma mbashe kubigura, mbashe kubibamo. Noneho ubwo ngubwo abitekerezaho akandika note, abitekerezaho akandika note. Urundi rugero namubwiye ati iyo modoka uri gushaka kugura nuko bifiringa. Muri salo ye ajya agurisha inkweto za Gucci, imikandara Gucci, utuntu tundi twiza. Namubwira ati ubigurisha kubera iki? Ubigurisha kuko umuntu abishaka, yumva bifiringa kugira ngo yumve ameze neza, sibyo? Ndamubwira ati wowe icyo ufite kirenzeho ni uko ubikora kugira ngo wongere umushahara. Iyo uguze urukweto nk'urunguru, uguze umukandara nk'uwo, uguze ingofero nk'iyo ngiyo, ni ibintu bitari bukwinjiriza amafaranga. Nimba uri umusitari ugiye gukora show, abenshi uko babigenza aragenda akabifata muri magazi akavuga ati ngende umusitari, murabizi ko hari abantu benshi bamurikira, ni nambara imyenda yanyu idabakorera publicity, muranyishyura nyambare kandi ngende nyikorane concert. Ndavuga ati turanayiguhaye tugabanye kuri cya giciro twagomba kwishyura, bakamuhaye ayo mafaranga n'imyenda. Ni kurya abasitari batunga ibintu byinshi kuko babyeexposa ku bantu benshi, bari gukora publicité y'abandi. Wowe ubiguze uragira ngo utsape, birakwinjiriza se? Ariko umukire uyabyambaye nuko hari company afite, hari business afite imwinjiriza menshi cyane ku buryo abura aho yashyira, akabona kuyadepasa muri ibintu nk'ibyo. Noneho ubwo yari yakoze imibare, arambwira ati economy afite, ambwira ati afite economy igera ku 5,000. Ndamubwira ati twongereho 0 1,50,000 uzabigezaho ryari? Ambwira ati ngo byamufata imyaka 4. None se ibyo 5,000 ufite ufashemo 1,000 cyangwa 2 ukajya gufata formation ituma umushahara wawe, revenue zawe ziyongera, ya myaka 4 ntubu yigabanyije. Ariko urashaka gufata 5,000 byawe ugenda ubigura imodoka, wongere ya mafaranga utangaho ku mwaka, ni ukuvuga ko nayo washyiraga mu mufuka ari bugabanuke. Ndamwati kereka nimba ushaka kugura imodoka ukajya uyikoresha na Uber, ugakora n'aka kazi, iyo modoka urumva ko ari ikintu kikwinjiriza amafaranga, aho birumvikana. Ariko nimba atari ibyo, nshuti yanjye, uraba uri gutakaza amafaranga ushobora kuba washyira mu bumenyi kugira ngo wongere ubumenyi bwawe, experience yawe, competence yawe, kumenyana n'abandi bantu bafite ibitekerezo byiza, kugira inshuti zishobora kugufasha gutera imbere. Reka rero iyo story nyihagarikira aho ngaho, kuko hari byinshi twaganire, twamaranye isaha n'igice irenga, mu hingero nyinshi cyane z'abantu nagiye mpura nabo, n'abandi bagiye banyongerera ubwo bumenyi, na formation nagiyemo, n'amakonferensi nagiye njyamo, n'ayo marezotage nagiye njyamo, izo networking, kugira ngo menye utuntu n'utundi gutyo na gutyo. Ndamubwira ati nawe shyira ubwo bumenyi, shyira ayo mafaranga ushyize ku ruhande, kuko deja uri umukire par rapport y'abandi, kuko abenshi bafite amadeni, abatafite amadeni bari gukora bayishyura, wowe uyafite ku ruhande wayakoreye, uyapfusha ubusa. Ahubwo ufata 1/3 cyayo ufite muri banki, wongera ubumenyi bwawe, biratuma yayandi ufite muri banki nayo akomeza kwiyongera. Ndamubwira ati nanjye urwo rugamba nirwo ndimo, nanjye urwo rugamba ni kurukora, ndimo ndahinduka, ndimo ndashyira mu bikorwa ibyo nize, ibyo nzi, ibyo mfite mu mutwe, ndi kubishyira mu bikorwa.
uzabona difference. Rero nshuti yanjye ndabakunda cyane. Story reka nyihagarikira ahangaha, nagira ngo nawe bigufashe gutekereza, ugira igitekerezo ufite. Nimba wumva igitekerezo cyawe ushobora kukidusangiza, byandike muri comments hasi. Niba utarasubscribinga ni uyu mwanya subscribinga, kuko ibintu byinshi byiza birimo biraza nzajya ngenda mbahereza kugira ngo bibafashe gushyiraho umwete no guhinduka buri munsi mu buzima bwanyu, maze dukire, dufashe inshuti zacu, ababyeyi bacu, imiryango yacu, igihugu cyacu, continent yacu, Afrika dukunda, twese duteye imbere. There is Scratchthedj ubakunda cyane, twese hamwe tuzahagera. Scratchthedj.